Yesu nashimwe bene data, Yesu kandi ahimbazwe. Twongeye kwishimira guterana hano kuri Menya TV nk'uko bisanzwe. Amazina yanjye ni TUYISHIME Honore. Ndabasuhuje mwese. Mbere yuko tugira icyo dutangira kuvuga, mbere yuko tugira icyo dutangira, reka tubanze dusenge. Ariko mbere yuko dusenga, reka tubanze dufatanye aka karirimba gatoya kavuga ngo Kristo araza gushyiraho inzira kuko arebaho ntabasha kurora. Karavuga ngo araza gushyiraho inzira, araza gushyiraho inzira, areba kuraho ntabasha kurora, nzahora mwiyambaza, nzahora mwiyambaza. Yesu araza gushyiraho inzira, araza gushyiraho inzira, areba kuraho ntabasha kurora, nzahora mwiyambaza. Kristo muzima, Imana ishoboye byose, tuje imbere y'ubwiza bwawe. Mwami turagushimiye kubwo abanye natwe mu minsi itambutse yose. Kristo warinze ababyeyi, warinze abana batoya, warinze abapapa, warinze abasore, urinda abakobwa. Mwami waraturinze, nta kintu twatanze. Hoya Mwami, kuba turiho ni ikiguzi cy'amaraso yawe. Mwami tugushimiye kubwo wemeye kwitanga, Mwami kadupfira. Mwami tukaba tugiye mu mwuka w'abazima. Mwami reka izina ryawe rihimbazwe. Turi imbere y'ubwiza bwawe Mwami, turazamura gukora kwawe, turazamura imbaraga zawe, turavuga gukomera kwawe Mwami. Waraturengeye, waradushoboze Mwami mu gihe cyatambutse. Kristo muzima, byaduhigaga ni byinshi, ariko Mwami watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu. Mwami watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu. Ijambo rye Mwami niryo rimbwira ngo Mwami, ngo umwenda warukingirije ahera Mwami, ngo watabutsemo kabiri, ngo buri muntu asigaye yereza ukwe, buri muntu asigaye yigererayo. Turi imbere y'ubwiza bwawe Mwami. Rero Mwami tuje kwivugira ibyacu. Kristo muzima, tuje kumva iby'iwacu watuteguriye uyu munsi. Kuri Menya TV turamagara buri umwe wese. Reka Mwami urubuga Mwami rwagure, ndetse haba mu mwuka ndetse habe no mu bantu Mwami. Reka Mwami abarukurikirana Mwami baguke, kugira ngo Mwami babashe kumva ubutumwa bwawe. Kristo muzima, ndakwinginze, tanga ituze mu mutima wacu, tanga ituze Mwami muri ubu bunyarwanda bacu, mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubutumwa butazumvwa n'abanyarwanda gusa, ahubwo Mwami bazaguke bugere no hanze, kugira ngo Mwami imitima yabo ibashe gukira. Kandi Mwami abayobye Mwami babashe kumenya inzira nyakuri, kuko inzira nyakuri ni inzira ijya kwa Kristo. Inzira nyakuri ni inzira ijya mu ijuru. Inzira nyakuri ngo kandi inzira irafunganye, ngo kuko inzira ngari ngo ari icamo abantu bose, kandi inzira ngari Mwami ngo kuyicamo biroroshye, ndetse ngo icamo n'abantu benshi. Inzira ngari niyo icamo abajura n'abasambanyi. Inzira ngari niyo icamo abantu bose batubaha izina ryawe. Ariko Mwami tuje guca mu nzira ngufiya, tuje guca mu inzira ifunganye, kubera ko inzira ifunganye ariho harimo ibisubizo bya Kristo, kubera ko inzira ifunganye ariho harimo gukizwa kwawe, kubera ko inzira ifunganye ariyo mu Kristo yaciyemo, ndetse nawe ugacamo Mwami. Ni inzira irimo amahwa n'amabuye biraruhije, ariko turi imbere yawe tugufite Mwami. Dufite icyizere yuko uzabana natwe, dufite icyizere yuko Mwami uzagumana natwe. Kristo rero kuri uyu munsi twongeye guhamagara, turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri iri jambo tugiye kumva hano Mwami. Ni wemeye ko bibaho, ni wemeye Mwami ko uyu munsi bizajya bigenda gutya. Turakwinginze, reka Mwami dutereshe intambwe z'ibirenge byawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka amagambo turi buze kuvugira aha ngaha data baturutse mu kanwa kacu, ahubwo aturuke mu kanwa kawe. Reka Mwami amagambo tubuze kuvugira aha ngaha arangururwe natwe, ariko aturutse mu kanwa kwawe. Reka tukubere speaker mu izina ryawe Yesu. Bana natwe kandi turengere muri byose, gushobora byose ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana turengere kandi Imana tugirire neza. Twongeye kubasuhuza abavandimwe bene data muteraniye hano, abari mu Rwanda, abari hanze yarwo, ndetse abadukurikirana ndetse n'abazadukurikirana, mwese turabasuhuje. Dushimiye Yesu watugize uko turi we, dushimiye Kristo wemeye ko tubaho, dushimiye Kristo wemeye ko tuva ahantu mu miryango yari itandukanye, akatwemera ko tubasha kubaho kandi tukabaho.
inkuru ndende ijya inyibutsa ibintu byinshi, ngo kera ngo bafataga inuma z'intungura n'amapfizi y'intama akaba ariyo batamba kugira ngo umuntu abashe gukizwa, ariko ubu ngubu amaraso ya Yesu Kristo niyo yonyine yatanze, arangije amaraso ya Yesu Kristo arabasha kudukiza. Ndakwinginze rero amaraso ya Yesu, reka amaraso ya Yesu tuyihereze agaciro, icyatumye yadupfira reka tugihereze agaciro, kugira ngo mu izina ryawe, kugira ngo icyo waturemeye, kugira ngo icyo waduhamagariye Mwami kibashe kuzura, kuko uri Imana nzima y'amahoro ndetse y'urukundo. Hano hari indirimbo ya Israel mbonye nkunda kandi nizera, reka iravuga ngo yitwa baho. Ndimbo Israel mbonye yaravuze ngo ye magufwa yumagaye ngo genda ubeho, ngo nuko arangije aramwitegereza, imbabazi ziramusanga, ngo arangije aramubwira ati genda ubeho. Kristo yatubonye tutarabo kwizerwa, aratwizera, amaze kutwizera aratubwira ngo tugende tubeho. Kristo yadukuye mu miryango itandukanye, idukura mu miryango ikennye, idukura mu miryango abapfumagura, arangije aratubwira ngo genda ubeho mwana wanjye, kubera ko ari wowe nihamagariye, kubera ko ari wowe mwana wanjye nakunze, kubera ko ari wowe amaraso yawe natumye atanga, ugenda ubeho. Ndaguhamagaye rero Mwami, ndaguhamagaye kugira ngo iyi ndirimbo nayo igufashe muri aka kanya, kubera ko ndabona ari n'insanganyamatsiko y'uyu munsi. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuga ngo kongera kubaho mu buzima. Ese kongera kubaho, waba warapfuye? Waba warapfuye, waba warashyinguye mu buryo bw'umwuka ariko si ubimenye, waba warapfuye utakibaho ariko si ubimenye, ukagenda ariko mu buryo bw'umwuka Imana ikubona ko utariho. Ese waba uzi yuko uriho kandi wewe mu buzima bwa Kristo utariho? Imana yakubwiye ngo ongera ubeho. Ngo Israel mbonye atubwira ngo aramwitegereza, ngo imbabazi ziramusanga, urukundo ruramusanga, ngo arangije aramubwira ati genda ubeho mwana wanjye, genda ubeho musore wanjye, genda ubeho muhungu wanjye, mukobwa wanjye, genda ubeho, kubera ko ari wowe icyo nagutoranyirije, kubera ko icyo nagusigiye ari cyo kugira ngo Mwami bidasigaye bidatunganye uzabitunganye mu gihe gikwiriye, kubera ko hari ibintu byasigaye bidatunganye, ibyo bintu byose uzabitunganye mu gihe kizaba gikwiriye, kubera ko hari benshi bazakirizwa mu maboko yawe, kubera ko hari benshi bazarya kubera ko Mwami uhari, kubera ko hari benshi bazagirirwa neza kubera ko uhari. Aratubwira ngo twongere tubeho. Kristo muri aka kanya aratubwira ngo twongere tubeho. Waba warapfuye mu buryo bw'umwuka ariko subimenye, waba warapfuye mu buryo bwa Kristo ariko ntubimenye, uyu munsi Kristo arakubwira ngo ongera ubeho mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusoma amagambo makeya, ntago ari amagambo menshi. Kristo abane natwe kandi aturengere. Yesu ashimwe kandi ahimbazwe. Imana ibane natwe muri uyu mugoroba, Imana ibane natwe muri iki gihe kidasanzwe, Imana ibane natwe muri iki gihe yitoranyirije. Kristo arongera atubwira ngo twongere tubeho. Kristo aratureba, abona ntago twarapfuye, abona nta magufwa tugira, abona nta mitsi ihari, abona ibintu byose ntabiriho, angera atubwira ngo twongere tubeho. Arongera duhaye ubuzima muri kamere yacu, arongera duhaye ubuzima, arongera kuduhereza gukizwa gushyashya. Izina ryacu rihimbazwe. Mu izina rya Kristo rero turaguhamagaye kugira ngo wongere tubanishe, turaguhamagaye kugira buri kimwe cyose turuze kuvugira ahangaha tutaza kwiyerekana nk'abana b'abantu, ahubwo ari wowe wigaragaza nk'Imana. Turaguhamagaye Kristo, niwo tubwiye ngo twongere tubeho. Twaba twarapfuye situbimenye, tukagenda situbimenye, tukagira ngo turi bazima ariko mu buryo bw'umwuka twarapfuye, ariko uratubwiye muri uyu munsi ngo twongere tubeho, uratubwiye ngo twongere tubeho. Ese uratubwira ngo twongere tubeho mu buryo buhe buryo? Izina ryawe rihimbazwe kandi rishyirwe hejuru. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni akamaro, ijambo ry'Imana ni agaciro, niryo ryongera kutubwira ngo twongere tubeho, niryo ryongera kutubwira ngo reka twongere tubeho, kubera ko ntago turiho, kubera ko turagaragara nk'abariho ariko ntago turiho. Turaza kujya mu gitabo cya Ezekiel ibice 37 umurongo wa mbere. Ezekiel ibice 37 umurongo wa mbere. Haravuga ngo heading y'amagambo cyangwa se umutwe w'amagambo uravuga ngo yerekwa ry'amagufwa yumye, yerekwa ry'amagufwa yumye. Ni ukuvuga ngo na hano kanya dushobora kuba tugenda tubona amagufwa yacu ari mazima, tubona amagufwa yacu ariho imishokoro, tubona amagufwa yacu ariho imitsi, tubona amagufwa yacu atembamo amaraso, ariko nyamara amagufwa yacu yarumye. Imana turengere. Reka twumve ko hatuvuga. Ezekiel ibice 37 umurongo wa mbere haravuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura ngeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa,
anzengurukanaho yakikirije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, Mwami Uwiteka, ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa maze uyabwira uti, yemwe mwa magufwa mwe yumwe mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uko niko Umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinduka, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi yafasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari urimo. Maze arambwira ati, hanura umuyaga, uhanura umwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, uturike mu birere bine, wa mwuka we, uhure muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Yesu nashimwe kandi ahimbazwe. Hano twumvisha amagambo akomeye, amagambo agira neza, amagambo y'agaciro ku buzima bwacu. Nongeye kongera kubibwira abo tutatangiranye ikiganiro, amazina ni Tuyishime Honore. Iyi ni Menya TV nk'uko bisanzwe niyo mukurikiranye. Ni urubuga rwashinzwe kugira ngo tujye dukurikiranaho ibiganiro bya Kristo, ibiganiro byadusubiza mu buryo ubwo Kristo adushakamo. Hanyuma rero buri umwe wese uri buze kumva iki kiganiro, ndizere ko kiri buze kumuhindura, kubera yuko uyu munsi utaza kumfata nka Tuyishime Honore, uyu munsi utaza kumfata nk'uko usanzwe uzi cyangwa se nk'uko usanzwe unyumva, ahubwo mfate yuko ndi uw'Imana yatumye kano kanya kugira ngo ubashe kubyumva. Nuko hano Ezekiel ngo nuko ngo ukuboko k'Uwiteka kumuzaho, neza y'Uwiteka Imana imuzaho, ngo nuko imusohora ari mu mwuka muri icyo gihe, ngo nuko asohoka ari mu mwuka akabyara. Imana ishimwe kandi himbazwe. Ngo nuko asohoka ari mu mwuka, umunsi umwe asohoka ari mu mwuka, ngo arangije ngo Kristo amutembereza mu kibaya, Imana imutembereza mu kibaya ari mu mwuka. Wibuke neza ko yari ari mu mwuka. Ngo nuko akibona mu kibaya abonamo amagufwa yumye, ngo ndetse amagufwa yari menshi. Ngo nuko Imana iramubaza ngo mbese aya magufwa yakongera kubaho? Nawe mu mutima utuje, mutima mwiza na kamere nziza, arangije avuga ati, Mwami ni wowe ubizi, ni wowe ubizi ko amagufwa yakongera kubaho, ni wowe ubizi ko umuntu wabaswe n'inzoga yakongera gukizwa, ni wowe ubizi ko umuntu wabaswe n'ubusambanyi yakongera kubaho, ni wowe ubizi ko umuntu wabaswe n'ubugome n'urukundo ruke yakongera kuba umuntu muzima, ni wowe ubizi ko umuntu utagira urukundo mu mutima yakongera kugira urukundo. Nta wundi ubizi uretse wowe Kristo, nta wundi ubizi uretse Imana ishoboye, nta wundi ubizi uretse Imana y'agaciro. Mwami, izina ryawe ryubahe kandi rihimbazwe. Uyu munsi turibaza ngo ese ibyo nakoze byose nakongera kubaho? Ibyo nakoze byose Imana yakongera kunyishimira? Ibyo nakoze byose ko nakoze byinshi bitandukanye n'ukuboko kwawe Kristo, wakongera kungarura ukangira umwana mu rugo? Ngo nuko umwana w'ikirara yarazi ko batazamwemera, ariko asubiye iwabo, bamwakiriye nk'umwami, bamwakira nk'adasanzwe. Uyu munsi wumve yuko kureho wageze, ntago ari ngombwa yuko wakumva yuko bicitse. Hoya, Kristo aracyahari ateze ibiganza, Kristo aracyahari ateze ibiganza, aracyareba ayo magufwa yumye, aracyareba ayo magufwa atariho imitsi, aracyareba ayo magufwa atari mu mwuka, kugira ngo Mwami iyo mirambo ibashe kubaho, kugira ngo iyo mirambo yongere ihanurirwe mu izina rya Yesu Kristo.
uyu munsi turahanura mu izina rya Yesu, turavuga izina ryawe, turavuga imbaraga zawe. Aho watsindiwe simpazi, aho wagwiriye simpazi, ariko aho wagwiriye Kristo aracyateza ibiganza, aracyicaye ku ntebe y'imbabazi, aracyavuga ati mwana wanjye niwe napfiriye, uvayo wakongera ukabaho. Imana ihimbazwe. Ngo nuko Ezekiyeli arira umwuka ngo arasohoka, ngo Imana imwereke imirambo, Imana imwereke imirambo myinshi. Yari imirambo myinshi mu kibaya kimwe. Ngo nuko Ezekiyeli ngo arabaza Imana, Imana yamuze ati Ezekiyeli imirambo yakongera ikabaho. Nawe mu ijwi rituje, mu ijwi riciye bugufi ati mwami niwe wabimenya, niwe wamenya ko mwami wacumuye, niwe wamenya ko wagiye kure kajya hirya yawe, yakongera kubaho kuri Imana nzima, kuri Imana yamuremye, kuri Imana izamujyana mu gihugu cyo mu ijuru, kuri Imana ica urubanza, kuri Imana y'amahoro, kuri Imana ijya imenya iby'uyu munsi ikamenya n'ibyo mu gihe kizaza. Twebwe nk'abana b'abantu tumenya igihe cyo turimo, ariko kuri Imana ijya imenya igihe kizaza. Uri Imana imenya igihe cyatambutse cyo tutazi, uri Imana imenya igihe cyo turimo, uri Imana ijya imenya igihe kizaza. Kristo byashoboka yuko twapfuye mu buryo bw'umwuka, byashoboka yuko turi imirambo mu buryo bw'umwuka, ariko ndaguhamagaye kugira ngo nyirutweze, reka tubashe gukora ibigukiranukiye, reka tubashe gukora mwami bishimwa nawe, kuko uri Imana nzima, kuko uri Imana y'amahoro, kuko uri Imana y'urukundo. Reka utegeke muri uyu mugoroba, reka utegeke kuri uyu munsi udasanzwe, reka utegeke muri uyu mugoroba mwami, reka utegeke mwami. Amagufwa yumye, amagufwa yumye yongera mu magufwa mazima, amagufwa yumye ayongera aba amagufwa kunzwe, amagufwa yumye yongera kuba amagufwa ari mu mwuka, amagufwa yumye yongera ashyireho uruhu, amagufwa yumye ku buzima bwacu yongera aba amagufwa mazima ndetse y'urukundo. Kristo ashimwe kandi ahimbazwe. Bene data turacyari kumwe. Imana irimo iratubwira ngo hari amagufwa dufite yumye. Ushobora kuba ufite urwango mu mutima wawe, ushobora kuba utagendera nk'uko bikwiye. Irari ryarakwishura umwana w'umusore, irari ryarakwishura, ishyari ryarakwishura umwana w'umukobwa. Uri mu izina rya Yesu Kristo, uri umumama ariko ufite ingeso mbi, uri umupapa ariko ufite ingeso mbi, kurya kawe byarakunaniye. Ndakwinginze ayo magufwa yumye, Kristo aravuga kano kanya arashaka ko tuyahanurira mu izina rya Yesu, ahanurirwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka yongera amagufwa mashyashya, reka yongera amagufwa iri mibiri, ariho umubiri ugenda, ariho umubiri urimo amavuta, arimo umubiri mwamurimo ibyo ushaka ndetse n'ibyo ushima. Izina ryawe rihimbazwe Kristo muzima, Kristo izina ryawe rihimbazwe. Hano ndongera kuvugana n'abantu bashyashya, ndavugana n'abantu bashyashya baba bashaka gukizwa, ndavugana n'abantu bashyashya batigeze kugwa muri kamere yabo, bavukiye muri kamere iyo ngiyo, iyo bavukiyemo niyo barimo. Kristo aracyagutegereje, Kristo aragushaka kuko ngo akunda umunyabyaha ariko akanga icyaha. Kristo aragukeneye, Kristo aragukeneye kuko uri Imana, kuko ari Imana ivuga, kuko ari Imana ikunda abanyabyaha, kuko ari Imana ikunda abihana, kuko ari Imana ishaka umuntu utera urutambwe. Ijambo ry'Uwiteka ryarambwiye ngo tera urutambwe rumwe, ngo Kristo azatera 99 gushaka, ngo kandi ngo yasize intama 99 ngo aza gushaka imwe yazimiye. Reka wumve yuko iyo mwe yazimiye muri uyu munsi ari wowe. Reka ubutumwa bumanukiye mu ijuru mwami, reka wumve ko ari wowe bwaje kureba. Hoya wireba kuri izo 99 ataye, wireba kuri izo 99 asize, we wirebeho kubera ko imwe niyo yaje kureba, kandi imwe yazimiye niwe ho muri uyu mugoroba, niyo Kristo akeneye, niyo yaje kureba. Izina rya Uwiteka rihimbazwe kandi ishyirwe hejuru. Turaguhamagaye Kristo muzima, turaguhamagaye Imana ishobora byose, turaguhamagaye Kristo y'urukundo. Ndakwinginze abana natwe, waba ushaka guhinduka, waba ushaka gukizwa, waba ushaka kugira umubiri wa nyawo muri Kristo, waba ushaka guhinduka uw'Imana yishimira ndetse uwo yirata, ngo nuko Imana yajyaga yirata Yobu ko ari umukiranutsi. Ese nawe ushaka kwiratwa nk'Imana? Imana hiri mu ijuru ikavuga ati mfite umusore unkorera, Imana hiri mu ijuru ikavuga ati mfite umupapa unkorera, Imana hiri mu ijuru ikavuga ati nyamara mfite umukiranutsi mu isi. Ese waba uriho? Waba ubishaka? Ngiye kuguha password, ngiye guha ijambo ry'ibanga, ijambo ry'ibanga wakoresha. Ngiye kuguhereza password wakoresha
ubundi ugahinduka koko, ugahinduka uw'Imana ishaka kandi uwo yishimira, ugahinduka uw'Imana yatoranyije, ugahinduka ndetse uw'Imana izakoresha mu gihe kizaza, uzacungura ubwoko bwa Isiraheli, uzacungura ubwoko bwe muri iyi si, isi y'intambara, isi y'amakuba, isi y'ibiturwanya, isi y'ibidutera imbaraga z'umwijima, ukaba muri umwe ukiza abababaye. Ese urabikeneye? Ngiye kuguhereza password, ngiye guhereza amabanga 3 wakoresha cyangwa se ibyo wakora kugira ngo uhinduke ko Imana uw'Imana yishimira. Ijambo rya mbere ni ukwizera. Ni ukwizera. Urabanza ugatekereza mu mutima wawe, ugafata umwanzuro mu mutima wawe, ukareba aho wagwiriye, ukareba aho amagufwa yawe yapfiriye, ukareba aho amagufwa yawe yumiye, ukareba aho ingeso zawe mbi ziri, ukareba aho bidakunda neza, wanyuze ukizera yuko byanze bikunze, nubwo cyagihe umukobwa yakugwishije, nubwo cyagihe umusore yakugwishije, nubwo ushaka amafaranga akagugwisha, ariko ukizera ko Kristo ari ushoboye byose, ukizera ko Imana yo mu ijuru ari ishoboye byose, ukizera yuko nta kidahinduka imbere y'Imana, ukizera yuko nta kidashoboka imbere y'Imana, ukizera yuko nta kidashoboka imbere y'Imana. Kwizera ni urugendo cyangwa se ni urugendo rutujyana mu bwami bwo mu ijuru. Kwizera ko utangiye urugendo rubuze gushyikayo, ukavuga ati ndarutangiye ariko nzanarusoza mu izina rya Yesu. Mfite Kristo yarambambwiwe, mfite Kristo aho yaciye nanjye nzahaca, ndabizi yikorejwe amahwa, ndabizi bamuteye amacumu, ndabizi yikoreye umusaraba, ibyo nanjye nzabikora. Ukizera yuko Kristo muzima azagushoboza. Ese urizeye? Ibaze mu mutima wawe, urizeye? Wizeye ko Kristo umufite nta kintu wabura? Wizeye ko Kristo ufite ingabo igukingira? Wizeye ko ufite Kristo uri Imana, ufite Imana ikomeye mu mutima wawe? Wizeye ko ufite Kristo Satani atakumenyera? Wizeye ko ufite Kristo nta kintu cyagushobora? Wizeye ko ufite Kristo nta kintu cyagushobora mu buzima bwawe? Imana turengere. Password ya mbere ni ukwizera. Ngo nuko n'uwizera nibura ukagira n'ukwizera kungana na kubuto ka sinapi, byinshi bizandikwa ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Niwizera ko ugiye gufata perime, ukizera yuko Imana yo mu ijuru izagutsindisha, uzayibona mu izina rya Yesu. Niwizera ugiye kubyara ukavuga ati Imana, umugore wanjye agiye ku bitaro, mwamugendane nawe ndabizi, wakoreye uyu nguyu arabyara, wafashije Ana arabyara, nanjye umugore wanjye ndizera ko arabyara neza. Imana izagufasha mu izina rya Yesu. Ndavugana n'abanyeshuri ukajya ku ishuri wumva yuko byanze, ushobona sikorofizi ntayo, ubona mwami ibintu byose byarananiranye mu buryo bw'umubiri, ariko ukizera ko Kristo Imana ishoboye nibuze kugufasha byanze bikunze. Icyo wizeye kizabaho, icyo wizeye kizabaho. Izera ko urugendo rwose urimo uzarusoza mu izina rya Yesu. Izere ko ibyo urimo byose uzabikora kandi bikarangira. Izere ko ibyo urimo byose bizahabwa agaciro n'imirimo y'amaboko yawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka izina rye witeka rihimbazwe kandi rishyirwe hejuru. Password ya kabiri ni uguharanira. Abantu tujya twizera, ukizera ibitangaza, mama bakakwizeza ibitangaza, ababyeyi bakakwizeza ibitangaza, abapapa bakakwizeza ibitangaza, abo mwigana bakakwizeza ibitangaza, aho utuye bakakwizeza ibitangaza, nawe ukizera ariko suharanire. Nimba ugize kwizera banyambere, wizera nyiki? Ufite iki ngo mpereho? Haranira banyambere mu byo gukora, banyambere mu kugira icyo ukora, banyambere mu izina rya Yesu Kristo. Imana turengere. Banyambere kugira icyo ukora, kubera kuri uri wo wenyine, uri Imana ishoboye, uri Imana igira neza, uri Imana, ni Imana ishobora. Banyambere, sa Imana imbaraga igushoboze. Uharanire yuko icyo ushaka byanze bikunze uzajya ukora. Uzakenera ibitambo, uzakenera ibitambo byo gusenga, uzakenera ibitambo byo gukora cyane. Haranira. Urashaka gukizwa ariko biharanire. Urashaka guhinduka, ntago ari ikintu barota ngo uhinduke, ni ibintu Satani arwanya kubera ko azi ko dufitemo inyungu nyinshi, ariko niwe ugomba kubiharanira.
haranira ibyo ukora byose, haranira icyo ugiye gukora cyose, uharanire ushyiremo imbaraga, urwane uko ushoboye. Kristo ubundi uzatera intambwe imwe, azaguteresha 99 mu izina rya Yesu. Azata 99, yambutse urutambwe rwawe, azamenagura inzugi z'imiringa. Yesaya niwe wabivuze neza ngo azamenagura inzugi z'imiringa. Ariko Mana we, Mana icyo nyikundira nuko itameze nk'abantu, ngo ariko Mana we waraturengeye. Mana ishimwe, Imana ngo ntabwo imeze nk'abantu, kandi Imana yaraturengeye. Imana yatwimanye mu buto bwacu, Imana itwimana mu bintu twaciyemo bikomeye, Imana itwimana mu bintu bitari byoroshye. Imana ishimwe kandi yaraturengeye. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Haranira ibyo ukora byose, ugire intention, ugire intumbero yo guharanira. Ese urashaka kugera kuki? Urashaka kugera kuki? Hari amagufwa yumye, hari amagufwa yumye mu buryo bw'umwuka, urashaka kuyageraho, urashaka ko yongera agakira. Ese kushaka kugira ngo agere mu mwuka, wowe urimo urakora iki? Haranira, gira icyo ukora. Hano ku murongo wa 7 batubwiye ngo nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinduka, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi yafasheho, maze inyama ziyuzuyeho, byoroswa n'uruhu, ariko nta mwuka wari urimo. Yesu nashimwe. Ngo nuko agihanura uko yategetswe. Nanjye nkivuga aya magambo nk'uko nayategetswe, nkivuga aya magambo uko nayategetswe, wumve ko hari byinshi bihindutse mu buzima bwawe. Reka imitsi itangirize kuri aya magufwa, reka imitsi itangirize kuri aya magufwa mu izina rya Yesu Kristo. Reka uruhu rworose ayo magufwa, reka uruhu rworose intege zawe nkeya. Reka Imana yongere yorose aho bitagenda neza. Reka aho byatagendaga neza, Imana yongere hakavaringa mu izina rya Yesu Kristo. Reka nyivuga aya magambo wumve ko hari ikindi gihindutse mu buzima bwawe. Reka Imana igusange, ikwereke yuko koko iri jambo ryakumanukiye, ariko nta mwuka wari urimo. Haburaga kwizera, hakabura guharanira, ndetse hakabura n'ikindi kimwe cyo ngiye kukubwira. Amagufwa abonye imitsi, amagufwa abonye uruhu, ariko arabura umwuka. Igufwa ryasanze nyiraryo, ryene wabo. Igufwa ry'akaguru riri kumwe n'iry'akaguru, iry'akaboko riri kumwe n'iry'akaboko, iry'ijosi n'ijosi ryaryo. Ndetse nta gufa ryaturitse kuri Tuyishime Honore ngo risange undi wundi w'ahandi. Hoya, igufa rya Tuyishime Honore ryasanze rya Tuyishime Honore. Ntabwo igufa ryanjye ryasanze iryundi, kubera ko ari Imana yabitegetse. Watangiye urugendo, ariko ntabwo umwana irashyira mu mwuka. Harabura iki? Hari ibyo utari wuzuza. Hari password 3 nakubwiye. Iya mbere ni ukwizera, warizeye. Iya kabiri ni uguharanira, waraharaniye. Iya gatatu rero ntayo urakora. Ushobora kuba uri kuri step ya nyuma, harabura mu mwuka. Iyi Imana ngo nuko Imana ibwira Ezekiel ngo hanurira umuyaga mu izina rya Yesu Kristo. Reka Imana yongere ihanure, reka Imana idukoreremo, reka Imana ituvugiremo. Reka duhanurire umuyaga wongere uze muri aya magufwa, reka duhanurire umuyaga wongere uze muri iyo mirambo mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo babashe kongera guhagarara mu buryo bwa Kristo, kugira ngo babashe guhagarara mu buryo bw'umwuka. Reka uzakuza hazahabonera ibyishimo, reka uzakuza hazahabonera ubutabazi, reka uzakuza aho mwamaze habonera urukundo ndetse ruturuka kwa Kristo. Uri Imana ishobora muri byose, uri Imana iturengera. Ngo nuko Ezekiel ahanura uko yategetswe, ahanurira umuyaga. Ngo nuko umuyaga uturuka mu mpande enye zose z'isi. Ngo nuko umuyaga urangije, icyo wakoze ni iki? Winjiye muri ya mirambo, imirambo irongera ibaho. Winjiye muri ya mirambo, imirambo irongera iba abantu mu izina rya Yesu Kristo. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe, izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru, kuko uri Imana, kuko uri Imana. Eme kuri ijambo uyu munsi risohoka.
imirambo irongera ihinduka umuntu, imirambo amagufwa arongera ahinduka umuntu. Ngo nuko ariko haburaga ikintu kimwe, ikintu cya nyuma warubura ni ukwemera. Ni ukwemera. Emera ko Kristo ari wagupfiriye, emera ko ibyo byose ubona ari Kristo biguhereza, emera ko ufite ubuzima buturuka kwa Kristo, emera ko icyo ufite cyose gituruka kwa Kristo, emera ko icyo ufite cyose gituruka ku Imana ishobora byose. Maze wongere wemere yuko wemeye kuba gucungurwa nawe, wongere wemere yuko uri umunyabyaha, wongere wemere ko ushaka gukizwa, wongere wemere yuko uri Imana, ari Imana ishoboye byose, wongere wemere yuko ufite intege nkeya, ubundi Imana iraza guhereza intege, Imana iraza gushyira mu mwuka, Imana iraza guhereza imbaraga. Imana wongere duhezagize, Imana itugirire neza, Imana itugirire neza kandi turengere muri byose. Imana idufashe. Urasabwa kwemera, ubundi umuyaga ugaturuka mu mpande enye zose z'isi, Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, ndetse ubundi akajya muri iyo mirambo, ubundi ukongera ukabaho mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imana iturengere. Ese haba hari kimwe cy'waba uhinduye? Waba hari ubwo uhinduye ibitekerezo mu buryo bwa Kristo? Ese urumva hari ahantu wari waracitse intege, urwango rwari rwaragutwaye, imbaraga zari zaragutwaye z'umwanzi, gukora kwa Satani kwari kwaragutwaye, urukundo rwari rusigaye rurikiye mu mutima wawe, gusenga wari waracitse intege? Ese wagenderaga ku bantu? Ese hari ibindi byo wumva? Hari aho wumva ushaka gusaba Imana imbabazi, hari ibyo wakoze wumva utandukanye n'Imana? Kano kanya ndakwinginze, reka dufatanye gusenga, reka dufatanye kwinginga Imana kugira ngo uyu mugoroba, kugira ngo muri aka kanya ubashe kongera kuzuzwamo imbaraga, kugira ngo wongere kuba uwizewe, kugira ngo wemere kwemerwa kuri Kristo, kugira ngo wongere kuba uwaharaniwe muri Kristo. Wongere kwibuka, kongera kubaho. Baho kuko uri Imana, baho kuko ari Imana ibitegetse, baho kuko ari Imana yabivuze, kuko ari Imana yabitegetse. Dusoza, ndabashimiye ko mwabanye natwe, ariko dusoza utekereza ugiye gukora iki muri aka kanya. Dusoza utekereza niba icyo ugiye gukora. Dusoza utekereza, ese nihe wari waraguye? Iyo umaze kumenya indwara wari ufite, umenya n'uburyo urayivuza. Numara kumenya aho wagwiriye, ubundi uramenya uburyo ushyira mu mwuka, umenye naho urahanurira mu izina rya Yesu. Numara kumenya ahantu amagufwa ari, ukamenya ko ari mu kibaya. Numara kumenya amagufwa ahantu ari, ukabona ko ari menshi, ukabona ko ari amagufwa yumye, ukabona ko nta mitsi ihari, ukabona ko nta maraso arimo, ukabona ko nta mishokoro irimo, urabasha guhanura mu izina rya Yesu. Uhanurire ayo magufwa yongera atunganye. Ushobora kuba ushaka guhanurira muri famiye yanyu, ushobora kuba ushaka guhanurira inshuti yawe kongera igakizwa. Uyu ni umwanya mwiza wo kubana n'Imana. Uwiteka Imana turengere. Tugiye gufata umwanya dusenge, usenge utekereza, usenge usaba Imana kubana nawe, usenge utekereza ko wakongera kubaho, usenge utekereza yuko niwizera ugaharanira ndetse ukemera, hari icyo Imana izahindura. Nugira iyo spirit yo guharanira, ukagira spirit yo kwemera niyo kwizera, nta kabuza Imana izakugira neza, nta kabuza Imana izakugira neza. Dusenge Imana, ndetse tubanze turirimbe n'indirimbo ivuga ngo: ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Intambara urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Uririmbe iyo ndirimbo
umitekereza mu mutima wawe dusenga uvuga yuko ibyo ugiye gucamo kano kanya, ibyo ugiye uvuyemo kano kanya bizabera ubuhamya abandi mu gihe kizaza, bizabera ubuhamya tuvuga ati nari umusambanyi, nari naranze gukizwa ariko ndashima Imana yangiriye neza. Ubu buhamya bwawe mu gihe kizaza Mwami turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye kuri Imana ihanurira abayo, turagushimye kuri Imana ireba ntiyerekwa, turagushimye kuri Imana igitwereka amagufwa yumye ahari, turagushimye kuri Imana itujyanye mu kibaya muri iri joro, turagushimye kuri Imana itujyanye mu kibaya muri iri joro. Izina ryawe rihimbazwe kandi rishyirwe hejuru. Kristo muzima turagushimye, turaguhimbaje Kristo Imana ishobora byose, reka izina ryawe ryubahwe kandi rishyirwe hejuru. Turakwinginze Imana ishobora byose, turakwinginze Kristo muzima, hari byinshi aho twaguye, hari byinshi twagiyemo biratubangamira, hari byinshi byadukuye mu buntu bwawe, ariko Mwami kano kanya turagira ngo duhanuriremo, turagira ngo kano kanya duhanure mu izina ryawe, turagira ngo kano kanya twuzwe imbaraga, duhanurire amagufwa y'umwe, buri gufwa rishasanga rigenzi ryaryo, buri gufwa Mwami ribashe kugira imitsi ndetse n'amaraso, ndetse Mwami ubashe kugereza umwuka kugira ngo tubashe kuhanurira, ubashe kuva mu mpande enye z'igihugu, kuva mu mpande enye z'isi, kugira ngo aho twaguye twongere kuba abana bemerwa nawe. Kristo muzima turi imbere y'ubwiza bwawe rero, turagushimye ko wabanye natwe, turagushimye kuri aya magambo, tugushimye ko ubukijije, turagushimye Mwami ko wawe ugiye kubana nabo. Turasengera abamama Mwami, turasengera abamama batwite, bagirire neza Kristo, bagirire neza, bahereza abana b'umugisha, bahereza urubyaro rw'umugisha. Turasengera famiye zo muri iki gihe, bahereza agakiza gaturika iwawe, bahereza agakiza gaturuka kwa Kristo, bahereza agakiza k'umumaro, bahereza agakiza kamaraho, utaduhereza agakiza k'umushyitsi, ubwo duhereza agakiza gashyitse, ndetse Mwami uduhereza agakiza kaje gutura, utaduhereza agakiza k'umushyitsi. Kristo wabambwe ndagushimye kuri Imana, ndagushimye kugira neza, ushobora byose, ntawe uburyo ubasha kurogoya imigambi yawe. Turengere muri byose, ubane natwe kandi turengere, tugire neza mu izina rya Yesu. Dukomeje gusengera buri wese ukurikira Menya TV Mwami, umugire neza, umwagurire imbago mu byo akora byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Shalom shalom.